Muriho neza? Turabasuhuje cyane kandi amahoro y'Imana abe kuri mwe mwese. Aka kanya rero tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bwimbitse bw'izina Joachim. Muri iyi video rero turaza kurebera hamwe inkomoko y'iri zina, turebe ubusobanuro bwaryo, turebe ndetse n'ibiriranga. Reka rero dutangire. Joachim ni izina rifite inkomoko nziza cyane kandi rifite amagambo akomeye ariherekeje. Izina Joachim rifitanye isano n'umugisha no kuzamurwa n'Imana. Ni izina rikoreshwa cyane cyane mu madini ya Gikristo kandi rikunze kwitirirwa abantu bubashywe n'Imana bafite ukwizera n'ubupfura. Izina Joachim rikaba risobanura ngo Imana niyo izamura. Mu mateka y'Iyobokamana, Joachim azwi nk'umubyeyi wa Mariya nyina wa Yesu, nk'uko bivugwa mu nyigisho zimwe na zimwe za Gikristo, by'umwihariko muri Kiliziya Katolika. Muri make, Joachim ni izina rifite ubusobanuro buhebuje. Dore rero bimwe mu bintu biranga abantu bitwa ba Joachim. Ngo bakunze kurangwa n'ubwenge n'ubushishozi, ubushobozi bwo kuyobora abandi, ubumuntu no gufasha abababaye. Ngo baharanira ukuri n'iterambere, kwigirira icyizere, ariko bakanubaha abandi. Ngo Joachim rero ni umuntu ushoboye kwihanganira ibihe bikomeye kandi agakomeza kwizera ko Imana izamugarura. Ndagushimiye cyane wowe twari kumwe, ari nako nkurarikira gukurikirana ikiganiro cy'ubutaha. Gusa nanone niba utakoze subscribe, ibuka kuyikanda ufungure inzogera kugira ngo tuzajye ucikwa n'ibyiza tubagezaho umunsi ku wundi. Gusa nanone iyi video nuza kubona uyikunze, ukande like kandi ntiwibagirwe no kuyisangiza bagenzi bawe. Nk'ibisanzwe rero njye twari kumwe kuri mikoro, ndi Mizero Felix. Imana ibarinde, turabakunda, bye.